KEZA yaranejeje ko kubera yuko KEZA ni atanze urugero sibyo ku breakinga n'umuntu bikagaragara bikagira kuri uru rwego akemera gukomeza kuguma muri iyo situation kugeza na n'ubu akaba ari umubyeyi mbese agashwana n'umuntu ariko agakomeza mu by'ukuri nta handi hantu bishyira twebwe tuzi ko ari iyo kapo mu gutandukana umuntu aratwite byange bikunde nta n'undi muntu twe tuzi trena ahubwo byaba aragahoma munwa kumva G nubwo atandukanye n'umuntu ugahunga inshingano hari abana benshi hano hanze babana na depression y'abantu banze gufasha uwo mubyeyi ahubwo yakura ari cyacana cicimishije mu mwana mujyane mu bikinisho mu mwana twagiye muri party wowe uri guhagarara wa muntu igihe yarakeneye yawe ariko twemeranye ko hari n'abantu iki bagushyira muri condition yo kuba wagira ute washidikanya wakwiruka oya kwiruka byo tumuzi gutwita icyari cyo ariko ubundi ku mukobwa abenshi bakavuga oya baretse gatoyo gutwita ku mukobwa uzi icyari cyo ibinini 5 na 10 ntibihari gutafata umwanzuro se kuri kubimbaza ibaza umukobwa ufata umwanzuro akemera gutwita azaho ikicumi cya 70 ingahe azigemo yose iri muri iyi mibare azi gutwita icyo bisaba kandura n'umuntu umuntu yafashe icyemezo aba yamaze gufata icyemezo nukuvuga ngo yabyemeye bikiri sawa ariko system iri Kigali ngo nukubyarira abakire ngo ubundi mu buzima bwo mugakomeza musireye abakire se sha barajyabyara ngo babivuyemo abakire yibyariye abana be batatu umwe yamwoheje Amerika undi ari kwiga mu Bushinwa undi ari hirya hani bari hehe ukazurereza ngo urashaka kubyara arakubwira ati ngewe bari abagabo wamucika konzi ko bakunda wamucika se na systeme bunyama umva umuvi ruhande wakimiza ni wamucika niba bagenda bavuga ngo iki kera abantu bagiraga isoni zo kujya muri farumasi ese we muvuga ngo iki umugabo musigaye mujya guhura gifite akubwira ati mira ati akira kakanini karadufasha twese na hantu waguhera umubwira ubusa kuko bamenye imibare abantu benshi akuza yakubaze akavuga ati uyu nandi mutwitira nzahita mbona imiryango 2 muri ntuze urumva noneho banambwiye yuko afite imitungo aba baby benshi baba batwitiye abakire ahubwo mujya muvuga ngo ari uko noneho barampitana bimwe bavuga ngo abakobwa ngo ntibigurisha ahubwo mwigurisha buri munsi mutabizi gutese rone sundi ugiye guhura n'umuntu wataka gupfundika 50 na airtime noneho nurangiza uba wumva yaguhaye nk'igiti cye abaguha ishimwe ry'iki abaguhaye y'iki uwe mubano mufitanye urenze ku buryo yishyuye hoteli y'ibihumbi 50 wanyweye champagne wagize ute urateshyira kugwa be akira ari utuntu wakenera agatakaza energy akagerekaho no kuwa amafaranga no mafaranga ubwo abakoze iki ariko ahubwo ngewe hari umuntu wambwiye ko ira systeme ko yatanga ari nk'agasopo uramenye utazambwira ngo watwise ntabwo turabasheri twara inshuti yanjye imyaka uzabaho ku isi abagabo ukuntu muteye abenshi muri mwe inshingano si ibintu byanyu nta nubwo wagira ngo Imana yabaremeye urumva banyira ntako bindeba sinjye ubyikoreye birakureba tuzareba ibizavamo harimo n'uwubwira aravuga ngo tegereza ngo ubyare nyine ngo turebe ngo tuzajya gupima DNA ubizi neza ko ari we wamwirirwaga mu mago bavuze ngo turenategereje DNA noneho hari igihe umwana nk'uwo bavuga ariko forumano originali fotokopi Right, JALAS Official TV reka tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye tubifurije komeza kumererwa neza abo bimeze gutyo abo itameze gutyo namwe
mwihangane Imana niyo nkuru. Tubaha ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi. Murabona ko ndi kumwe n'umuntu wabaye serious ariko bikagera bikanga. Nani kugira ngo numve niba nawe amahoro y'Imana yamugezeho. Karara amakuru ni meza. Amahoro y'Imana mwahoranye kuba yabanye nawe ntizigire kumwe na yahubwo ahubwo ni gute wowe ikibazo ni kimwe yabanye nawe cyangwa mwahoranye? Njyewe ahorana nanjye. Okay. Amahoro yo mu mutima kuri wowe na amahoro ameze ate? Amahoro mu mutima goko uza abantu bayabuze. Nyine niyo mpamvu amahoro yo mu mutima ni igihe numva nyine ntuje. Hari igihe hari ibibazo ariko bidakanganye. Sibyo ukabona ubwakeye ukabona uri muzima icyo gihe ibintu biba biri sawa. No kuvuga ngo ubu ngubu ufite amahoro harimo nayo mu mutima. Arimo ariko hari igihe bigera kanga kabibamba amafaranga iyo aburamo abantu benshi bararemba. Andi makuru se yaheheza yawe ntumbaze ibintu nk'ibyo mburira heza aho narindi ntuhazi. Oya n'abadukurikiye se ntabyo bababwiye se. Oya gusa waza umunsi ubwira abantu ngo kanaka ngo bimeze uko bahoraga banyishyuza. Erega ntago tuzapfa. Hari abari bazi ko wapfuye se hari n'abakubitse. Gusa nari maze igihe ndwaye ariko Nyagasani abahari. Rebera hose icyarimwe n'abantu bamenye impamvu wari warabuze. Nagize ikibazo ndarwara ariko hari igihe ubu maze igihe urwaye utabizi. Abantu ukagendana indwara uzi ngo uri muzima kandi ufite indwara ikomeye wanajya no kwivuza. Ubu naje kumenya ko umuntu udafite amafaranga mbese umuntu udafite ukuntu gupfa biroroshye ni nko kugizimya ngo urumva kuko iyo ufite ku mafaranga hose ubundi urwaye bakakubwira ati aha byakwemera uriruka ukajyayo bakongera bakakubwira ati naha byashoboka urazenguruka. Harimo n'abakira batazi uko bakize kubera ko bagiye henshi. Umuntu umwe twaganiriye afunguwe arambwira ati no mu ijoro menya hariyo ibyiciro. Hari ibyiciro bye ntibibura ntabwo mwumva icyiciro cyo nticyabura kuko wanyegereye kumbwira ngo ni ibizima bine bihuriye n'ibyiciro by'ubudehe kubera ko n'ubu ngubu erega biriho ubuzi karitsiye ubarizwamo ubuzi aho ubarizwa ubuzi abo muri bucirinde. Ibyo uvuze uti amafaranga iyo utayafite inshuti yanjye uragenda. buriya n'umuntu ufunzwe ayafite abatandukanye n'ufunzwe nk'umukene. Si ibintu byoroshye. We ari nyabya akanyura kwa Sina Gerard ariko umukene waba ari ku kigori. Ndakwibutsa ko impamvu mbivuze gutyo hari igihe urwara wowe kavuga uti twa tunini bampaye ntaribi kandi uri mupfa. Banagira bakubwira n'ahandi hantu wakwivuriza wakwibuka amafaranga bisaba byonyine consultation kavuga ati aho sahanje. Hari n'ibintu bigezweho mu rubyiruko byo kwivuza amagendo. Akavuga ati ndajya kwa muganga mbabwire ngo urumva ngo numvishe umutwe ndya hano. Hari n'umuntu ugenda yisabira imiti ndashaka ini bafite n'indi ndwara bazi imiti wayabona bize farumasi. Yihese arayiza akakubwira ati urababara ute ukamubwira wagenda amahamo baguhamogisa birakira. Ibiki ntuzi ibyo ari byo nta consultation bagufashe ntajye ejo n'ejo bundi ukumva umuntu aragudutse. Yes gusa nshimira Imana kuba yarampaye abantu basobanukiwe. Iyo ntaza kugira inshuti zisobanukiwe mba naragiye nanjye cyane. hahandi wicara ukabwira umuntu ibanga utigeze uvuga mu buzima kubera ko uzibona ugiye. Byakubayeho iyo etape wagezeho wageze igihe cyo kumena amabanga yawe kubera ko cyane ushobora gupfa. Yego nageze n'igihe cyo kwibohora n'abantu mfitanye nabo ikibazo. Nkaguhamagara cyangwa kwandikira ngo ni mfashe umwanya babandi numvaga biri ngombwa nabasabye imbabazi. Na KEZA warazimusabye? Se KEZA dufitanye ikibazo. KEZA wature nasha ari mu bantu maze n'umuntu kubonye kuri YouTube usa nk'ugu uko disi KEZA nta kibazo mfitanye na noneho dore yabaye umubyeyi ako mana kandi ubushize warabivuze waravuze tuzongera kuvugana nawe ufite umwana tuzasubire wabyaye
abadareba nka mudubu nkuyemo ivuga urupfu rwanjye ukuntu nayimerewe nabi ukabugejeje aho hantu mwagiranye ikibazo ngo wagerageje kubasaba imbabazi icyo gihe si uko nabuze nimero ze ahubwo hari igihe umuntu umuha time sibyo yo kugira ngo nawe atekereze erega hari igihe umuntu umubwira ikintu uzareba iyo umuntu ari kugukosora byange bikunda ko kanya mu mutima uvuga uti nk'iki kirambwira iki ubusuye arambaza iki ariko iyo hashize umwanya nawe ukitekerezaho akana utambitsemo kagakiza waramukosoye uyu ariko buriya tuba tuganira by the way kandi ukuri gushira mu biganiro yego njyabo nasabye imbabazi narazibasabye uzamusure nabyara njye nukuri ko Imana njye ntago mwanga nukuri ndamukunda ntago ikibazo ari ukumwanga mukiyunga akabona ko ibintu byabaye mu buryo siza etape s'ubu ngubu nkanjye keretse hagize umuntu ungezayo ni inzego ibyiciro by'ubudehe biratandukanye ahubwo umuntu nabisabye abantu babasha kumugeraho bazamfashe Asi ariko yari yabyemeye Asi yase yigendeye uriya nawe ubu ngubu yamfashije iki ntacyo kandi Asi yari yanyemereye buse ninde wundi uzamfasha ariko mu by'ukuri ntago ndi umuntu mubi cyane ku buryo ntagira aka message muganiriza cyangwa nkaba namufasha mu tuntu tumwe na tumwe hari umuntu uzi yakora na video ejo bundi yakoze video agaragaza nyine ko yitegura kwibaruka photoshoot ariko ayikoreraho video yego avugamo ibintu byinshi cyane avugamo n'ibintu wabuganira nawe nakubaza ukagira icyo uvuga nuko yukoze comment nawe mbona atabyakira ariko wenda sinzi ko yaba mbi numvise avugamo akantu gasa nko uburyo avugagamo ibintu umva gasa nkuri kuduta ko papa w'umwana ameze nkaho yahunze reka mufashe inshuti yanjye imyaka uzabaho ku isi abagabo ukuntu muteye abenshi muri mwe inshingano si ibintu byanyu nta nubwo wagira ngo Imana yabaremeye urumva ba nyira ntako bindeba sinjye ubyikoreye birakureba tuzareba ibizavamo harimo n'uwo ubwira aravuga ngo tegereza ngo ubyare nyine ngo turebe ngo tuzajya gupima DNA ubizi neza ko ari we wamwirirwaga mu maguru bavuze ngo turenategereje DNA noneho hari igihe umwana nk'uwo bavuga ariko forman original photocopy ndakubwira ngo umuntu wihakanye umwana bazaze bandika bangahe bihakanye abantu umugore ugatumayo n'abandi bantu Fisi aranyongoreye ngazavukana na tentire Fisi nasigaye agira ibigambo abana nk'abo kandi rotipe ntajya iyo babyaye yohereza undi muntu genda unekere undebere wallahi umwana azaza ari smart n'umukobwa arasimbizi kandi uwo mwana ahubwo nicyo wabwira Terena mushuti wanjye G yanjye man maniga urumva yo bro wallahi reka nkubwire umwana ni ikindi kintu gikomeye ariko uko murusyo uko meningasi kikize nkome ndendekende urusyo ninde ngasire ninde ngende ufatire impande zombi ngiye impande ndi kuvuga natangiye nkubwira wavuze ngo hari ubwo abantu bihakana abana akavuga ngo ndategereje ngo tuzapime yego umwana akavuka wemera ko ari igihe bivuga n'abafite rezo yiheze none se KG wisheya ntabwo byo byavuzwe ubu naba papa bangahe bafite abana mu ngo zabo batari ababo kandi bakabarira bagakura babizi yabo ngabo nabanze gusenya none se ubundi ukeka yuko uretse umugore ubuzi ko umwana ari uwawe cyangwa ari uwe niwe ubuzi bundi se w'umwana byange bikunde ni nyina wenyine uba umuzi niba umukobwa aje akakubwira ati ni wowe papa w'umwana wanjye mu by'ukuri nakubwira ko wagenza buhoro n'ubundi uragenda ukajya mu kabari ukanywera magana sibyo kugenda ukagura amata y'ibihumbi 70 ingahe bigutwaye iki ese ubundi uwo muziranenge we uwo mugisha wo ntubukoreye ariko ibaza umwana uzakura akavuga ati uriya niwe wanyitayeho mu buzima bwanjye bwose ibaza ukuntu aba ari ishema
ase umwana utakuranye na se bivuga ko ahita yanga se uzi ko mukunda ze nuko babajijisha ubusi ikintu kimbabaza iyo bakuze nibwo muza apfa kurangiza segonderi utangiye kubona avuyemo igikumi nyine warirengagije za minerivara amata warayibagije materineri umuboyi utwenda ariko iyo bamaze kurangiza ya segonderi ko bazara gusa ikintu navuga ikintu nakubwira ni kimwe KEZA nyeneshejwe na KEZA sibyo KEZA yaranesheje ko kubera yuko KEZA ni atanze urugero sibyo ku breakinga n'umuntu bikagaragara bikagira kuri uru rwego akemera gukomeza kuguma muri iyo situation kugeza na n'ubu akaba ari umubyeyi mbese agashwana n'umuntu ariko agakomeza mu by'ukuri nta handi hantu bishyira twebwe tuzi ko ari iyo kapo mu gutandukana umuntu aratwite byange bikunde nta n'undi muntu twe tuzi trena ahubwo byaba ari agahomamunwa kumva nubwo atandukanye n'umuntu ugahunga inshingano hari abana benshi hano hanze babana na depression y'abantu banze gufasha uwo mubyeyi ahubwo yakura ari cyana cishimishije mu mwana mujyane mu bikinisho mu mwana twagiye muri party wowe uri guhagarara wa muntu igihe yarakeneye yawe ariko twemeranye ko hari n'abantu iki bagushyira muri condition yo kuba wagira ute washidikanya wakwiruka oya kwiruka ibyo ni ibya fisi ni umwihariko we ayo babisangiye ibyo gushidikanya aricyo turiho ese urashidikanya kuri indi inshingano ni ibya fisi urashidikanya kuri indi bimwe byanyu uvuga ngo nantuze se ngo cyagiye ni mwari kumwe inde ntuza cyangwa ukavuga uti ati kuko cyarigiye nyanza kana akavuya none bakaba ari byo bapfuye oya ntabyo nahamya ariko amugani w'abanyarwanda iyo wakunze umuntu nyihoramo aho yaciye yose si imigani iyo wakunze umuntu sibyo simbabeshye ngiye ikintu maze kubona nuko iyo wakunze umuntu icyo yaba ari cyo cyose ntago umutererana sibyo none iyo kijemo victime witwa umwana kiba cyafasha urundi rwego ese wagerageje ukamufasha mu ibyo bihe erega ntago akeneye ibindi birenze nta mafaranga akeneye kumva wa muntu umuri hafi oya hari aho twakwemeranya wenda kuri KEZA buriya n'ubutwari nahoze mbona amakomenti menshi kuri Twitter no ku zindi social media bamushyiraho bagashyiraho wa mukobwa wundi agi nkuru nzizagi nawe aratwite azwi cyane kuri social media muzi gutwita icyo ari cyo ariko ubundi ku mukobwa ariko abenshi bakavuga oya baretse gatoyo gutwita ku mukobwa uzi icyo ari cyo ibinini 5 na 10 ntibihari gutafata umwanzuro se uri kubimbaza ibaza umukobwa ufata umwanzuro akemera gutwita azaho icicumi cya 50 ingahe azigemo yose iri muri iyi mibare azi gutwita icyo bisaba kandi ura n'umuntu aba yamaze gufata icyemezo nukuvuga ngo yabyemeye bikiri sawa ariko system iri Kigali ngo nukubyarira abakire ngo ubundi mu buzima bwo mugakomeza musireye abakire se sha barajyabyara ngo babivuyemo umukire yibyariye abana be 3 umwe yamwoheje Amerika undi ari kwiga mu Bushinwa undi ari hirya hano bari hehe ukaza urereza ngo urashaka kubyara arakubwira ati ngewe bari abagabo wamucika konzi ko bakundana wamucika se na systeme bunyama umva umuvi ruhande wakimiza ni wamucika niba bagenda bavuga ngo iki kera abantu bagiraga isoni zo kujya muri farumasi ese we muvuga ngo iki umuvuga musiga mujya guhura gifite akubwira ati mira ati akira kakanini karadufasha twese na hantu waguhera umubwira ubusa kuko bamenye imibare abantu benshi akuza yakubaze akavuga ati uyu nandi mutwitira nzahita mbona imiryango 2 muri ntuze urumva noneho banambwiye yuko afite imitungo aba baby benshi baba batwitiye abakire ahubwo mujya muvuga ngo ari ariko noneho barampitana bimwe bavuga ngo abakobwa ngo ntibigurisha ahubwo mwigurisha buri munsi mutabizi gutese
none se ubundi iyo ugiye guhura n'umuntu watanga gupfundika 50 na airtime noneho nurangiza uba wumva yaguhaye nk'igiti cye abaguha ishimwe ry'iki abaguhaye y'iki uwe mubano mufitanye urenze ku buryo yishyuye hoteli y'ibihumbi 50 wanyweye champagne wagize ute urateshyira kugwa be akira ari utuntu wakenera agatakaza energy akagerekaho no kuba amafaranga no mafaranga ubwo abakoze iki ariko ahubwo ngewe hari umuntu wambwiye ko ira system yo kuyatanga ari nk'agasopo uramenye utazambwira ngo watwise ntabwo turabasheri twara cyaduhuzaga ariko nibyo ndacyishyuye nishyuye ni nk'uko service ndayishyuye ni nk'uko ujya mu kabari ukanywa ukishyura kuko ejo ntago muzahura ngo guhobe ngo ndi muri hangover ngo yansubiza bishoboka ibyo umukoreye arakwishyura ugacaho ikindi kugira ngo umenye ko aba yakwishyuye uzarebe ko wamwohereza message ngo bonjour umubaza iki mwongera kubona na wa munsi wundi azaba ari tayari ahubwo ati hey ni nawe ukwibariza hey how are you are you available ntabwo bajya kure ahita kubwira waboneka ni yego cyangwa woye ibintu ni bibiri oya ubuhaza aho muhurira ubuhazi abenshi baba bafite ahantu hamwe baba nsanga hahandi oya ari njya kubwira ati saa 11 ubwo turahahurira ugahita uhibwira kandi ubuzi ngo yanga iki akunda iki yishimira iki ukaza ugira ngo uzi ko ntuze ngo burya ngo ari indaya wowe uri iki ntiweruye ahubwo uriyo yararajya umbabarira kabisa ndakubeshya ko nkubwira ibiri hanze uje uvuga ati indaya tumenyane zirazwi pe ubu noneho icyitwa umuntu ze cyamanutse iki mu diaspora ari Kigali yashyushye abana bari bize ko bari kubakubita se shizo ejo ngo babe bamwishe shizoze ubwo niba yaraje akayagara nabi baramuyaguje inaha nta mikino abana barababaye kuzana ibintu by'imiteto ngo uyu ngo kamufromu weya biramwinjiriza se gusa ikintu ndi kuvuga bajya kumanukerwa bafite abazabitaho baba baramaze gutegura ubu ama apartment amwe namwe ari bize abantu bari ariko cyagoze nanjye yambwira ari umuntu mfite mwene wacu wiriya yarambwira ati ndi gukorera inode ninza cyantuza tuzaba ari cyo duhura wenda nzarare pfuye ati uraca ngahe ati $1000 ati ngenge manukana umuntu w'igihombo arahera urumva aravuze ati nanye rero mpamvu utamuvuze izina shaka kubazwe urumva $10 ariko gishaka kubaje ati aboneka ati uzi umuntu wita ukubaza ati aboneka ati muzenze ko hari abantu bahura n'abantu akamuhasenga bana ntuza makuru ya time bana makuru hari nundi muntu $1000 ubwo rero wewe hari nibindi uri kuvuga biterwa n'umuntu JALAS hari nundi hari indi kategori ntababwiye hari indi kategori muhura ari bujama ibiryo papa ubwo niba wariye wanyweye birahura n'itiki uriyeranje hari n'igihe ugaburira umujama kabari wo noneho rimwe ariko abagabo ni baranyirukanye bande mu nzu nyirinzu nayo muri amezi 3 eza amafaranga ukeka kazayishyura yuko ubwo nuba wishyuwe aba yagoye nka mushikiwe ubutaha ukagira ngo yaguhamagara ukavuga ngo hoya wita umubwiye uti ahubwo muri hehe tubasange he yaba yarakwishyuriye magana ye warangiza ukazana ngo nkwe nose ko Kigali numva bikaze ni ukuri Kigali pe ahubwo sinzi ukuntu abantu babaye turabimaraginga gute ko ejo bundi ku itariki ya mbere z'uku kwezi urabizi ko ari umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida cyangwa se ku sida yo rugoze muracyayirwara arya ngo hari utuntu ngo twaje ngo mujomba ngo diregite ngo mukete mumenya ko bihura ngo nuko mukaba muramanutse teste bunizo ziri gukora akazi teste se jari yo mpamvu byagarutse mu bana umwana bafite ubwoba bwo kujya kuyigura afite ubwoba bwo kuyigura nyine cyo ndi kukubaza ko raporo yagaragaje ko biri mu bana cyane
sida iri mu bana abana rega nta mwanya baba noneho bakakubwira ati umukobwa umwe muri batandatu aranduye batandatu nywa abakobwa batandatu ku muhungu umwe baranduye. hari umuntu wambwiye ngo kurwara sida ni nko guhisha inzu inzu yawe igafatwa n'inkongi kurwara sida ni nko guhisha inzu wese wabihakana si nko guhisha inzu koko si nko guhisha inzu ni ukuri mari chance zo urumva bo sinzi impamvu ahubwo batabizi abana sinzi impamvu batari kubimenya cyo kuvuga urumva uravuze uti umuntu murahura ikinini aguhati mira urumva ibintu uri kuvuga bibakiye kuri iyo raporo igaragaza ko abapapa abenshi aribo barwaye sida abana bato b'abakobwa ni ukuvuga ngo hari ihuriro hagati y'abapapa n'abana bato yego kandi uravuga uti agukubita ikinini atimira erega yumvikana ko systeme yamaze gufata ntabwo bagitinye sida batinya inda ubwo rero umuntu twise tujye tuvuga tuti respect wewe rega nibwo uba wemeye yuko uri wowe wemeye kujya ukora iyo mibonano rwose ikizibiti uburi ubugenda uvuga uti mpora mbikora ni mpora mbikora igihe udatwite ntabwo se niyo twaba dutandukanye za bambwira ngo mvuye kubikora guteze oya ntari n'umuganga numvisheje wundi bambwiye ngo ntibakigira twa duteste two kureba ko umuntu akiri virije ngo kera watigiraga ngo uko tuguze se wadukoreje ntacyo tukimaze mbega ni nka cya gikoresho uba ufite mu rugo nta kintu gikora nese bagura nk'ubu warangura ubu ni nk'uko watunga iradiyo ijyamo amabuye wenda wabona umukiriya uyigura oya ahubwo ayo mabuye wajya kuyagura ufite n'umuriro bya bindi ngo bya sorazi z'ibikiri biki kumbwira ngo umuntu afite ngo radiyo ngo y'amabuye ni nka babandi njya nsanga iwabo hateretse bya DVD bya kasete nta kintu kimaze none zo urakazana akagurwe nande nose ntizipimwa nande se ntizihari se ugiye kureba akize ntazo se oya ugiye kureba nde ubwo busugi bwande se bw'uwo muntu nyine uvuyeho se none se okay ntacyo haciye igihe kinini cyane tutaganira sinzi ko ibintu byose turi buze kubikavaringa ariko mbwira we gusa ako kara gaciye byuririye kukubaza niba wariyunze na KEZA yagiye agaragaza ko nyine atishimye nawe akuvugaho amagambo menshi ariko ntekeza ko ari ibintu njyewe ntari byashaje kuko n'ubundi ntacyo yavuze kitari cyo uri imbesire ukabona agakecuru okay nta kindi yarebye kure cyane gahunda zose kwigira ikimara tukigendera turi ibimara nta kindi kintu bitubwira ikimara bituma wiha amahoro yego wiha amahoro binatuma nta n'umuntu mugirana ikibazo ariko nibyo ni hatari kabisa gusa mbabajwe n'umuntu ndirukana kandi na kid atarafungurwa Yesu we sinabikubwiye ibuka mbere y'iminsi ngahe naraguhamagaye ndakubwira narose yego wabimbwiyeho naraguhamagaye ndakubwira ni narose ndi kumwe na kid ndi kumwe na Emarito yego kuko ndabyibuka ubwo urumva akantu ka flashback kaje ndibuka kera turi mu bintu bya Coca-Cola twabaga turi kumwe urumva ibintu nk'ibyo by'imipira n'ibiki image ya kera niyo nashidu yakugarutseho iri preza preza uko byaje ari preza ako mbona ari mu bantu benshi turi kuvuga ati twitahire n'ubundi rwose mumva naraguhamagaye uranambwira uti se urumva byagenda wenda ndahubwira nti wowe ngewe ikintu narose ninkubwira ikintu narose biba bihuye musaza ni imanukire gusa ikishimishije ni kimwe Jara wabuzi neza ko gukoresha condom ari byiza urabizi yego ni inshuro zingaho uyikoresha iyo mbikoze iyo bibaye gukoremuka nawe uyabewe ikintu cyiza ni kibi nubwo tugikora tubizi areze wambwira yuko wa mukobwa bari kumwe ari we yishimira kurusha ntuzi uweze akose ibintu tubatuma ko ntugatume mvuga amagambo yose ikintu cyatse gukubwira bivuge neza werura kuba sheri we ni Elisa sheri we buriya niko mubizi uraza urumva muheta yamwirengeshara wowe ntabwo wemera ko
nyine ni kwaku mira bishyushye ncira umuriro aya ni kwavuga ncira ibiryoshye mira umuriro hafi aho ariko none se amurusha ubwiza se muri bake wemeranya ako karurega nakabonye hari abantu bagiye bakavuga ngo rega ngo mwikwirishijisha ngo mwigire ngo nkaho ngo uyu biriya bintu biraryoshye nese ubunyobewe ntuza wawe inde se inde wanjye nyobewe ntuza wawe none se ubu turi kumwe abantu ibigambo bavuga uzi ko twafatana gutya tukagenda tukajya ahantu abantu bakavuga ati nibo turabashudura natwe tukaza nyine tukabigiramo gutya kandi ngewe nzi ukuri ntabyo uzi rero ushaka kuvuga iki nyine n'urugero natanga urugero yuko Elisa ashobora kuba protection y'ikindi kintu yego tukazabona ubukwe bwa Kid na Muheto atoka oya gusa umutima ukunda nago wihishira kandi iyo nyirayo ngo yifashe urukundo ruramutamaza buriya umuntu wigeze ufungura amagambo ukamubwira yuko umukunda mu by'ukuri bitanduka biguhora ahantu nago njyewe nsohoye ijambo ryanjye nkakubwira ko nkukunda kandi uribuka ya audio yasohotse ni amagambo ubwira umuntu waratekereje warafashe umwanya ntabwo ari umuntu wapfa guhubuka uwo ari we wese ngo ubimubwira sibyo kuki se atabibwiye Elisa abizutese okay sorry turi kuvuga ahubwo tuvuga ibyo tuzi n'ibyo twumvishe ntabwo tuvuga turi kugendera ku byasohotse yego turi kugendera ku byasohotse ni ukuvuga ngo ese Muheto yabibwiye wababonanye muri arena kujyayo ni iki ubu abantu bose nabonanye n'abandi hariya mubonye i Madrid ariko se kujyayo ukajya mwe mwagiyeyo uretse guhurura ni bamwe muri mwe hari ubwo mwari mubyishimiye oya ntago ariho turi none se turi kuri Muheto na Elisa none se ibindi ni ugeze ubona Muheto yambaye ipingu uretse kuwongeyeho ibipingu byo ni ibiki uvuga none se nta ndirimbo ya Austin uzi ngo zamiliriku JALAS tujye tuva muri ayo gusa ikintu nakubwiraga nuko umuntu wigeze umuntu ukora ikintu kibize gutyo kubw'umuntu urukundo rurenze urwo nuruye ku buryo bwo cyangwa ninjye wacangayikiwe njyewe nshobora kuba ngira kubicurika ahubwo Elisa njyewe ndi kubibona akunda Kid ahubwo ukabona Kid akunda Muheto nakubwiye ngo nshire ibiryoshye mire umuriro okay oya buriya gutereta bibaho wangu abantu bari mariye bo ntibatereta yazwe rero byo biri sawa none se ntaba yamusize mu rugo se binatuma we ntumuhamagara buri gihe ntago nigeze kubona akantu umuntu ari gutereta afite umugore ngo ari kubwira umu side chick ngo ni umugore wanjye ariko ni umubesto ngo niwe ngunda cyane abantu bafite ibibazo byinshi ubwo rero kuba bavuga gutereta kandi n'umucamanza yarakivuze yaravuze ati uku ni ugutereta ni ugusaba urukundo ese wowe unibangaho ujye ubwira ari amagambo oya ni bake ibaze wa muntu warivanyemo ukaribwira wamwibagirwa oya nashaka kukubwira yuko nuko bakora ubukwe niyo bagira bute ntago yazibagirwa nde Muheto yego aho ni huri yego abantu bashobora kubyumva bakagutera amabuye oya kuba yamwe nase ni bangahe nta bantu ujye ubona bavuga ngo shango kera uribuka nabyo bizaba histoire ya kera uribuka ariko still gumeho kandi burya umuntu mwamye uzareme nk'umuntu mwiganye mukorana amadega mugira mute nta gushaka kumwibagirwa naho muhuriye mugira ibiganiro birenze aho ngo Muheto ntiyahinguka mu rugo rwabo oya yahajya akahajya nko muri bwa buryo ese ntabwo ubizi ko ari inshuti y'umuryango okay nanjye ndi inshuti y'umuryango wawe ni karibu n'umunsi wanziye kabisa nazo ujya urumva njye ntari inshuti y'umuryango wawe no mu rugo iwanyu ndahazi nkanswe cyane ubwo se ni kwa sokuru ndahazi na bene wanyu ubu ni inshuti zanjye twaganira tukicarana ubwo se ni gute ntari inshuti y'umuryango inshuti y'umuryango nuko bigenda hari ikindi mbaza n'itahire ntago nta mbaza ikindi cyanyuma mbaza ariko kara nkaho ngiye ushaka se nkubaza iki gishaka ntacyo okay
batabuze icyambaza ubu fisi yankuyeho wowe uriho yakase uriho da ngo yarogoshe anniversaire se yagenze mbega inshuti ukuntu ari yesu ngo wakase ubugari kawunga cyari kijumba yabonetse se ikirayi cyahoze nimba ntababeshye ubu nasobanukiwe inshuti cyari cyo aho nawe wagize anniversaire ku munsi mubi ku wa mbere none se njye hari ikindi kintu mvuze nasobanukiwe inshuti cyari cyo utadutamije reka blague man none se umuntu ntabonye ndwaye ubwo waza kuri anniversaire bwuje gukora iki sibyo mu by'ukuri nagerageje uburyo nk'umuntu kuri anniversaire ntabwo bari kuza bakakondora bandeze abashu babandi bataje n'ubundi ndwaye amapine inshuti zanjye tujye tubana gutya nyine sibyo ubu noneho ibintu byo kujijishanya byararangiye unyereka ko unyishimiye nkishimira ukuka unyereka ko unyanga nkwanga urunuka unyereka yuko turi mu murongo umwe nkukomeza inyuma mu by'ukuri ubu ni kugiye kwinjira 2023 reciproque ese nabyo kuza ngo JALAS ngo none se ngurumva umeze ute njye kutabimbajije njye wiyo kasi nyikeneye okay ngurumva ngo akazi none wantije bibiri ko mburayi shantayo kandi witwaje iki akazi ko ariko katumye utagira ute ntakubona ariko bakakanya na bibiri ugize ute ntabyo ufite n'impamvu watangaga ntikudefana n'impamvu uri gutanga umwe tubwira umuntu utisha urumva nayo maze iminsi ndi bize ndi mu kazi ariko basigura utubuto tw'igihumbi urumva ugerageze nge simbonetse uwo muntu aba ari sawa kurusha wa wundi ukubwira akazi kabaye kenshi muri iyi minsi urabizi ntaha ntinze igihe cyose ubayeho ku isi n'ubu udafite abantu ntacyo uzabura icyo abantu ni byose ibintu ni abantu ariko igihe ni nka bya bindi muri biriya nibo bavuga ngo umukire ngo niba ngo uko bamutumiraga yatangaga amafaranga nawe agirishije ibyo byose nabo baramwoherereza abura n'umwe uza kurya bya bintu byinshi afite abura n'umwe ndagira ngo nkubwire ngo uwo uri we wese ukeneye abantu cyane ukeneye abantu kandi hari igihe ugeramo wumva ko ari bo bonyine baguturisha wikwitwaza ibyo urimo wikwitwaza ngo umwanya wikwitwaza ngo ubushobozi ni bangahe mwajyaga mutigita muviremera mujya Nyamirambo ku cyumweru z'inyama na mubiri cyuya ngo muri hiking ariya ni hiking n'ibiki birango bya hiking ntabyo mujyamo mukamara amasaha angahe mugenza amaguru abantu bara hiking akamara amasaha ngo ari kurira imisozi ariko ibyo urumva ariko atabasha kugera ku muntu umukeneye warangiza umuntu yapfa ukazurira nanone ariko ukazurira yavuga ko abantu bakunda abapfu ukazurira iyo aba byashobokaga umuntu igihe yapfuye akeguka akavuga hashya wanyereka wegutse Yesu we babashenze baza birirwa bagabanjijisha mbona bari baje bari kwiriza uririza se wiriza nshuti yanjye ibi bintu akaramenya uzajya dutera kabisa nzagenda imbere yawe yenza birabareba ngiye twumvikane muntu ntabonye n'imbya bindi ngo ntabonye mu rupfu rw'imbwa zizamone ku rw'umwana wanjye tansi winyereka ko noneho kuri anniversaire umuntu imyaka ishize ari ingahe aheruka kukuvugisha kuri anniversaire yashize arongera araje happy birthday you mean a lot to me you mean what iminsi 360 I mean the things uri kumbwira ko kanya urinde wowe wo kwigira indyamiriza ariko se bigenze biti sorry kuri anniversaire wow imyaka myinshi disi Shayimani ikomeze intambwe zawe mwifuriza byinshi kuri kugera kure kandi Imana izakugezaho wifu nibwo message wakiriye uvuga ngo kuwa mbere wakiriye message nyinshi ziruta izo wakiriye urwaye
na babandi naherukaga kuri anive yanjye ishize. Hari n'abatazi ko waranyuze muri ibyo bihe, hari n'uza mbese ni nka babandi nabonye musigaye munyiha. Kere ntukajye kureba umwana wambaye kuriya wabuzaho Minerva riva. Kutaramamagara ngo umbwire uti kare abana bariye. Hani soni. Ngo wasuye umwana wambaye ngo nagiye nambaye ikabutura. Binakuhusu wewe. Birakureba wowe. Wampaye ikaramu ngo mushyire. Ntimukirwe mutujajinga uyu nguyu ureba inyuma urumva wasanga ari kuba ari bana nta nuguze uko nageze. Abonye ifoto atangiye kwandika. Mwajye mubanza mukamenya condition umuntu arimo. Izi mbuga nkoranyambaga zo ntago zatumye abantu binjira mu buzima bw'abandi cyane. Bari kwinjirirana man urinjira ukinjirira umuntu. Twaziretse babishobora se ko babaye addicted. Arakubwira ngo arabura yaronurayini. Onurayini kujya hari impumbi. Impumbi atabasha kujya kuguramo ikiro cy'ubugari ngo arye. Akubwira ngo arabura yaronurayini telefone irenze. Ngo arabura ngo ureba ngo biranze. Nta soni. Kubita inzi bipfunse um'icyatanu akakwandikira message kuri iPhone 13 sha wowe ufite nka gatorashi yangahe ya 2 hano ruguru nabwo waguze ari umuntu yibye cyangwa yipfiriye ukagura bati nge nukuri jana ibi bintu tubiganireho birangire kandi ibi bintu oya bikemuke nabandi bose oya ubu buraturajure urebe Noheli nziza n'umwaka mushya muhire bazakubwira wa muntu utanibukaga akaza akabikubwira. Ese byabatwara iki kuba umuntu kumuganiriza ntago uko nshyizeho stati ariko this yo mama sha uzi ko ariko niyamye nongere nsubiremo niyamye Imana imbabarire n'ubwa mbere mvuze amagambo akomeye nk'aya ngaya kuko narabibonye. Ntago nkeneye feedback y'ibyiza nagukoreye. Oya. Ntago mbikeneye. Hari abantu se baza bagusubira hari umuntu ugirira neza akajya komeza bikwibutsa. Oya. Ugasa nkaho we umwitezeho ibyiza nawe ko azabigukorera. Ntago ari byo nge ndimo. Mwaramutse yawe n'ibigurwa ujye utubwira uti tarifu mwaramutse ni 100 muraho ni 500 kunsura ni 5,000 nubyara umudushyireho tarifu tumenye ngo nge nkeneye iki nibyo ngura nkuko wandika ngo inyanya ibitunguru iki tumenye ibyo duhaha nibyo tudahaha kandi bihuye n'ubushobozi bwacu. Okay. None warangiza ukabona warangiza ukankira nko muri groupe y'ubukwe ngo bwawe gutwerera karareka dusoze ukankira muri groupe ngo ntuza wawe yapfuye maremo iki nkoremo iki mvuga iki n'uwushyize mutazi condition arimo bihinduke. Murakoze kumbwira kunzana ariko s'il vous plaît twakoze kukuzana muri abani murakoze nari nakumbuye kumva umuhumuro nk'uyu bakaranga wumva bagira bate ifi humura ja Imana ikurinde akaga salade manaje ajya kuguha rakampa mukanya n'ubundi urarega n'uwanjye ikibazo sinjyamenya niba ari Maria niba atari Maria simbizi ninde buriya kubera iki ushaka guhita ufatiraho uze kumubaza utera ivi ndabona ari byo bibura kuzashaka ubundi uterera nawe ubundi do karasante